Ndabizi ko ushaka gukorera amafaranga niba wakiritse kuri iyi video, kandi niba ariko ntabwo wibeshye kubera ko muri iyi video ngiye kukwereka ukuntu ushobora gukorera amafaranga ku murongo. Iyi method ngiye kubereka iroroshye cyane, ushobora kuyikorera kuri mobile, kuri telefone yawe cyangwa se kuri computer yawe. Noneho niragushaka kugutindira, reka dutangire. Mbabwira yuko hano harimo promotion, so niba uri mushano please kora subscribe kugira ngo uje ubona video shasha mbazanira buri cyumweru. So niba uri ready, reka dutangire. Noneho ndashaka ko ugenda kuri agasobanuye 250.net. ni no website kuri mobile nago biraba bisa, reka nkwereke ukuntu biraba bimeze gutya kuri mobile niba ukoresha mobile. So reka nkwereke, niba uri kuri mobile scrolling down urakirika hano. Niba ushaka gukora amafaranga genda kuri agasobanuye 250.net, noneho ukirike hano cyangwa se scrolling down urabona hano kuri mobile. Reka nkwereke biraba bimeze gutya nkuko uri kubibona, nuko biraba bimeze. Just ukirikeho, noneho reka dukirikeho turebe. Numara gukirikaho ako kanya barakuzana hano nkuko uri kubibona. Hano niho urakorera account, gusa ibintu nubigeho kuko ngiye kukwereka ukuntu ushobora gukorera amafaranga kuri ino website. Ngiye kubereka intambwe kwindi kugira ngo ukomeze. So noneho reka nkubwire iyi website ukuntu ikora. So ino website bayita CPA Grip. CPA Grip ni ukuvuga ngo click per action. So nukuvuga ngo urafata link, baraguhereza link cyangwa se baraguhereza product, baraguhereza website. Noneho iyo website uyishire kuri Facebook, uyisharing aho ushaka hose. Umuntu nakirikaho agakora account cyangwa se agashiraho inamba ze, urakorera amafaranga. So katuvuga wenda baguhaye link, okay? Ubonye link, noneho iyo link uyisharinze kuri Facebook. Gusa iyo link ivuga ko umuntu akwiye gukora account, okay? So umuntu nakora account anyuze kuri link yawe, cyangwa se katuvuga wenda i link ziratandukanye. Hano ushobora kubona link bavuga ngo ukwiye gukora account, katuvuga wenda umuntu akwiye gushiramo inamba ze kugira ngo ubone amafaranga, umuntu akwiye gushiramo email ye kugira ngo ubone amafaranga. So nukuvuga ngo nuyisharinga kuri Facebook, umuntu agakora account cyangwa se agashiraho email cyangwa se mobile number, urakorera amafaranga. Ushobora kuyishira kuri Facebook, WhatsApp cyangwa se aho ushaka hose kugira ngo ubone abantu bashobora kukirika. Ndabizi ko hano hanze hariho ahantu henshi cyane ushobora gusharinga link yawe kuri Facebook, WhatsApp, Messenger, abantu benshi bari muri groupe, cyangwa se ushobora kugenda kuri Facebook ukandika kuko dufite groupe. So ushobora kugendaho, naho dufite groupe ya Facebook, reka mbereke. So ushobora kuyishira kuri Facebook, Instagram, aho ushaka hose. Nkuko uri kubibona hano ni kuri Facebook, naho ino ni groupe twabakoreye. Uri kubona ko ari abantu benshi cyane, bano ni abantu benshi cyane. Ukuvuga ngo ushobora gukorera amafaranga ushizeho post yawe. Iyo no link ndashira hasi muri description kugira ngo ugende uyirebe. Ukuvuga ngo nushira iyo link yawe hano abantu benshi barayireba. So niba uri ready, uri kubona ko benshi bapostinga hano, genda ukorera amafaranga kuri no group. Gusange kukwereka ukuntu ino group ira gukorera amafaranga. So reka nkwereke, nuja hano nkuko nabibabwiye, hano ushobora gukorera amafaranga just ukoze iki, just usharinze link yawe kuri Facebook, WhatsApp. So ngiye kukwereka ukuntu bikora. So nugera hano, niba mara kukuzana hano urashiramo details, izina ryawe rya mbere n'irya nyuma. Hano aho uri kubona kano kantu nukuvuga ngo ukwiye kubikora, ukwiye kubishiramo. Hano aho utari kubibona nubishiremo, hano bakavuga website yawe kandi nayo ufite, company nayo ufite, ibintu bishiremo niba udashaka. Noneho hano kano kariho nukuvuga ngo ukwiye kubishiramo. Hano ni address yawe, urashiramo icyo ushaka, address nawe cyo bitwaye. Noneho hano urashiramo igihugu cyawe ni Rwanda cyangwa se aho utuye hose. So hano naho ni city yawe Kigali niba utuye muri Rwanda cyangwa se ahandi. Hano naho nukubona ko ni zip code ushobora kugenda kuri Google ugasearchinga zip code. Noneho hano naho ni phone number yawe irakenewe. Hano naho ushobora gushiramo Skype, nukuvuga ngo niba ukoresha Skype tuvuga ngo ushobora gushiramo agasobanuye cyangwa se icyo ushaka cyose, nago hano ari dingenzi. So hano naho noneho
I have read ni ukuvuga ngo hano urashiramo urakirika hano ukirike I agree to complete my offer myself, ni ukuvuga ngo hano wemeye gukora ibintu wowe nyine, ntabwo urakoresha robots kugira ngo ibi bintu bikore, oya ni wowe nyine ukwiye kugenda hanze ugasharinga kuri Facebook, kuri WhatsApp, no. So ni ukuvuga ngo hano naho ni ukuvuga ngo ntabwo urakoresha proxy cyangwa se VPN niba uyizi. Ni kuvuga ngo niba utuye mu Rwanda ushobora gukoresha VPN, noneho location yawe bakayitwara muri America cyangwa se ahandi hose. Ni kuvuga ngo urakirika hano naho kugira ngo wemere ko utarakoresha VPN. Numara gucekinga hano naho hariho time zone naho ni ukuvuga ngo igihugu icereka aho igihugu cyawe giherereye, ukatuvuga nda ushobora gukirika aho ushaka cyangwa ugashira mu time zone iyo ushaka, ntacyo bitwaye. Hano naho urakora password, noneho hano ushiramo email, hano ni email, noneho publisher type. Hano please urebe neza, hano publisher type uri kubona website insert na email cyangwa se GPT. So icyo urakora hano urakafata email, wumvishe email, nushiramo website hano ni kuvuga ngo hano ntabwo urakushiramo email. So numara kuregistraringa nko kuri kubona ukirike hano kuri register now. So ni kuvuga ngo hano wamaze gushiramo information zose, amakuru yose bashaka, noneho ukirike register now. Numara gukirika register now, akukanya barakuzana hano nko kuri kubibona. Hano ni website nko uri kubona ni kuri dashboard, hano ni ndani muri dashboard. Ni kuvuga ngo hano nko kubibona hano aho uri kubona gutya, hano ni kuri chat. Kuvuga ngo hano abantu barachatinga, ukatuvuga nda nko kuri kubona uno akoreye dollars 2,000 nko kuri kubona ni menshi cyane, uno nawe agakorera 2,000 nko kuri kubona ni menshi cyane, amafaranga menshi cyane, uno nawe agakorera menshi cyane. Hano iyo ukoreye amafaranga barabyereka hano, ni kuvuga ngo hano ino website irakora cyane. So kubera ko dukoranye iyi account hamwe, ni ukubona ko hano hariho 0 na amafaranga mfiteho. So ni ukuvuga ngo nimara gusharinga links zanje, ni ukuvuga ngo ndakorera amafaranga. Gusa dutangiranye kano kanya, reka mwereke ukuntu ushobora kubikora. So nugenda hano numara kugera muno muri dashboard wamaze gukora account buri kintu cyose, hano ukubona ko niho uragera. So icyo urakora weho urakirika kuri offer tools. So nkuko uri kubibona nuja hano kuri offer tools, hano urakirika kuri my offer, ako kanya barakuzanira offers zose ushobora gukora. Katuvuga ndabona nushiramo United States. So urukubona ko hano ari offers nyinshi cyane ushobora gukora. Gusa hano katuvuga wenda ushobora gushiraho payout, ni kuvuga ngo ibintu bifite amafaranga menshi cyane. No kirika hano urukubona ko batangiranye n'ibintu bifite amafaranga make biri kuzamura. Noneho hano naho niwongera gukirikaho bakuzanira ibintu bifite amafaranga menshi, ukubona ko ino na $2 kandi $2 ni menshi cyane. Ni kuvuga ngo uno nakirika akashiramo email yawe nkuko uri kubibona hano, email zip code submit. Nukuvuga ngo nakirika agashiramo email ye cyangwa se na zip code, nashiramo hamwe na email, urabona $2 nkuko uri kubibona. Ibintu biroroshye cyane, ushobora kubishyira kuri Facebook, Instagram, aho ushaka hose kugira ngo bashiraho link yawe. Noneho ndabakorera post imwe kugira ngo ubone ukuntu ushobora kubikora. So reka ducuzinge icyo ushaka. Nago katuvuga nda hano nago urasacinga Rwanda, kuko nkuko uri kubibona u Rwanda ruriho, gusa ashobora kuba atariho products nkuko uri kubibona. Hari igihe zibaho, hari igihe zigenda, so ugiye kugenda ugacekinga kano kanya kugira ngo uzibone. So nkuko uri kubibona hano u Rwanda nago ariho products ushobora kupromotinga. Gusa nago ukwiye gutura muri United States kugira ngo promoting izo website izo content. Katuvuga ndanishiraho United States, nago ntuyeho, nago tuye muri United States, gusa ushobora kubikoresha. So reka mwereke ukuntu ushobora kubikora. Katuvuga nda hano ariho website cyangwa se ariho content ushaka, enter for 1000 now. Ni kuvuga ngo hano bari kuvuga ngo umuntu wa mbere niyinjira bamwereza umutwaro umwe cyangwa se 10,000.
nk'uko uri kubibona hano ushobora gusharinga hano katuvugenda nukirikaho uri kubona ko hano hariho image bakuzaniye your 10,000 entry accomplished. Ni ukuvuga ngo hano nk'uko uri kubibona hano niyo website ufite cyangwa se hano niyo ugiye gusharinga. Katuvugenda icyo urakora hano urakirika hano, please share, reba neza nuskipinge ino video. Urakirika hano noneho uje hano selecting ino more files. Ni ukuvuga ngo ino niyo era trackinga links zawe. Ukirika kuri more files nurangiza hano barakuzanira link yawe ukwiye gusharinga. Ni ukuvuga ngo umuntu nakireka kuri link niwo urabona amafaranga. So reka tuyikopinge, gusa ngiye kukwereka ikindi kintu ukwiye gukopinga ino image kuko niyo turakoresha. Hano uri kubona ko ino image ni nziza cyane. Urakirika uruhande wishire muri image. Abakoresha telefone ushobora gukirika ukagumizaho gatoki, ako kanya barakuzanira save, cyangwa se ushobora kugenda kuri Google ugasearchinga image yindi gusa, cyangwa se ukayikorera. Gusa hano tugiye kubikora byoroshe cyane kugira ngo tugendane step by step. So ndayishyira muri computer yanje, nimara kuyishyira muri computer yanjye uri kubona ko yagezemo. So icyo ndakora rero, link nayikopinze, uri kubona ko nashyize muri copyboard. So icyo ndakora rero njye kuri Facebook kuri ino group. Icyo ndakora rero ninja hasi, uri kubona ko ninja hano hari post nyinshi cyane buri munsi. So urakirika hano write something. So hano ushobora kwandika korera, katuvugenda korera $, ndi gufa kwandika gusa ndi kukwereka ukuntu ushobora kubikora. So $10,000 nk'uko uri kubibona. Nurangiza just klika hano. So ni ukuvuga ngo hano ugiye gushyiramo link yawe. Noneho hano nurangiza ushiremo link yawe. Uri kubona ko hano hariho link yawe. So icyo urakora rero urafata ushyiramo ya foto wavanye kuri iyo website. Ni ukuvuga ngo hano uri kubona ko wayishizeho. Umuntu nakirika hano agashyiramo email ye, agashyiramo buri kintu cyose, urabona amafaranga. So reka mwereke, nishize kuri Facebook hano. Umuntu nk'uko uri kubibona irajya kuri Facebook, byose ndi kubibereka step by step. Nk'uko uri kubibona hano yagezeho. Hano ni ukuvuga ngo korera $10,000. Ni ukuvuga ngo umuntu nabibona ako kanya arabibona. Nk'uko uri kubibona making sure ko bisa hano kuri image. Uri kubona ko bisa $10,000 na hano $10,000 kuko abantu bakwiye kukwizera uko ibi bintu bikora. Noneho umuntu nabibona katuvugenda ashobora gukirika hano, nakirikaho ako kanya baramuzana hano. Nk'uko uri kubibona hano niho baramuzana. Hano rero nk'uko uri kubibona urabona ko byoroshye cyane. Ashiramo izina rye n'izina rya kabiri, inamba hamwe na e-post. Narangiza nakirika hano urakorera amafaranga. Ibyo bintu biroroshye cyane. So niba ushaka gukorera amafaranga nakubwira ko ino niyo website guhemba amafaranga. Abantu benshi bari kuyikoresha kano kanya. Just genda kuri agasobanuro 250 nguko nabikweretse hano, ukirike ku iyi link, ako kanya barakujana kuri register page, noneho ukore account. Ibyo bintu biroroshye cyane. So niba uri ready, ndakeka ko wabifashe mu mutwe, ndakeka ko ibi bintu ushobora kubiga. Niba udacenze, niba utabonye ukuntu wabikora, just usubiza inyuma iyi video ubirebe step by step. Mbabwira ko ukwiye kugira PayPal kuko nk'uko uri kubibona hano nujya kuri payments. Ni ukuvuga ngo hano bakwishyura bakoresheje PayPal. So niba ukoresha PayPal ukwiye kugira PayPal, kandi niba utazi ukuntu ushobora gukora PayPal account, mfite video ikwereka ukuntu ushobora kubikora. Just kirika kuri iyo video cyangwa se reba ino video kugeza ishize kugira ngo ndayishyira kuri screen yawe, cyangwa se nshire hejuru cyangwa se hasi muri description ucekingaho niho ndaba nayishize. Noneho nk'uko uri kubibona ino website ndi kugira wayikunze. Niba ushaka kureba stats zawe ziraba ziri hano nk'uko uri kubibona. Hano nagize clicks, uri kubona ko iyo link ako kanya nashizeho igize clicks nyinshi cyane. So nk'uko uri kubibona abantu benshi bashobora gukirikaho, gusa nibagirike nibashiramo email yabo. Nutinye, ibyo bintu biroroshye cyane. Just komeza posting ntabwo ugiye gutura muri Amerika kugira ngo ushiraho content za Amerika. Oya,
ushobora gushyiraho za United States, za Norway cyangwa se gusa ntabwo ukwiye guturayo, ubwo ushobora kubishyiraho utuye mu Rwanda, utuye he. So noneho mbafite indi video iri kuza, ndi kuyeditinga, iri mu kanya cyane iri kuza. Iyo application ni imwe ku mubumbe, igiye kukwereka ukuntu ushobora gukorera amadolari 5 just ukiritse kuri button imwe nta kindi. Iyo website ni iyo application ni gucike. Kora subscribe kugira ngo ube wa mbere kuyibona, noneho niba waryohewe ni video, mereza like, uyisharinge n'abandi. Reka tubonane mu video y'ubutaha. Ciao ciao.